Turabashuhuje bene data duhuriye kuri uyu murongo wacu mugari w'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bavugurura. Mugire igitondo cyiza. Uyu munsi turi ku ngingo yacu ya gatanu. Ni ingingo tugiye kuyoborerwa na mwene data Ntihagumine Madidasi uturuka mu itorero rya Cyabayaga muri misiyoni y'Iburasirazuba bw'Amajyaruguru. Itorero ni Abadivansi b'umunsi wa karindwi bavugurura. afatanije na Nzabamwita Pierre uturuka muri itorero rya Kabarondo muri misiyoni y'Iburasirazuba bw'Amajyepfo. Nk'uko bisanzwe rero, reka tubanze twicishe bugufi dusenge. Data wera, tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye wo kwiga ijambo ryawe. Tugusabye imbaraga yawe y'umwuka wera kugira ngo iri jambo turi kwiga rihindure imibereho yacu, kandi Kristo wahishukiye mu ijambo ryawe ahishukire no mu mitima yacu kugira ngo ritubere isoko y'ubugingo, mu izina rya Yesu, amen. Nanone rero turakwakiriye mwene data Hagumine Madidasi, utuyoborere iyi ngingo yo kuwa gatanu. Urakoze cyane Pierre kongera kumpa aka kanya, kuko iyi ngingo tugezeho ni iya gatanu. Twishimira uburyo twabanye muri iki cyigisho cyose, umwana w'intama w'Imana, aho tugeze kuri ino ngingo. Rero umunsi w'ejo twari ku ngingo yatubwiraga gukurwaho urwikekwe, aho Natanayeli koko yumvishije ibyo Filipo amubwiye agasa nk'ashidikanije, ariko Yesu mu guhura nawe urwikekwe rwavuyeho maze asobanukirwa Yesu, kandi Natanayeli nawe ahamirizwa yuko koko uwo ari umwana w'Imana. Reka rero dukomeze muri ino ngingo itubwira ngo ijuru rikinguye. Kuri A hari ikibazo kibaza ngo ni iki Yesu yasezeraniye Natanayeli kandi ni ukubera iki? Yohana 1:50 n'uwa 51. Turasoma muri Yohana igice cya mbere murongo wa 50 n'uwa 51, aho batubwiye bati, Yesu aramusubiza ati, mbese wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umutini? Uzabona ibiruta ibyo. Murongo wa 51, kandi arongera aramubwira ati, ni ukuri ndakubwira yuko muzabona ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bazamanuka bavuye ku mwana w'umuntu bakamumanukiraho. Bazamuka bavuye ku mwana w'umuntu bakamumanukiraho. Reka dusobanuze ayo magambo. Umwuka w'abahanuzi mu wifuzwa ibihe byose, paji 142 ni paji 143, haratubwira ngo aha Yesu yashakaga kubabwira ati, ku nkombe za Yorodani ijuru ryarakingutse, umwuka amanuka asa n'inuma anzaho. Muri make ibyo Yesu yari arimo kubwira Natanayeli byasohoye mu mubatizo we, igihe umwuka wasaga nk'inuma yamanutse akagwa kuri Yesu, akavuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda, nkamwishimira, umwubahe. Hano barakomeza batubwira ngo iki cyari ikimenyetso cy'uko ndi umwana w'Imana. Nimunyemera mutyo, kwizera kwanyu kuziyongera, muzabona ijuru ribakingukiye. Imana yacu yabwe icyubahiro. Amen. Aya magambo ni ay'ukuri, kandi Yesu yasobanuye uburyo ijuru rishobora natwe kudukingukira, maze tukabona abamarayika bamanuka kandi bongera bazamuka. Abamarayika b'Imana bazamuka batwaye amasengesho y'abatakamba n'abaremerewe, bayajyana kuri Data wo mu ijuru, kandi bamanuka bazana imigisha n'ibyiringiro, guhumuriza, gufasha n'ubugingo ku bana b'abantu. Imana yacu yabwe icyubahiro. Amen. Gusa ijuru ryarakingutse, kandi Yohana arabibona, arabihamya, ndetse Yohana ni umuhamya. Rero Yesu abibwira Natanayeli ntabwo yamusezeranyaga amasezerano atazasohora, ahubwo yari amasezerano
ashobora gusohora. Mm. Mbese uyu munsi dushobora kubona igisubizo kizanwe n'ijuru, abamarayika bakakituzanira biciye mu kwinginga no gutakamba kw'amasengesho yacu mu kwizera Yesu. Ariko hano baratubwiye ngo birashoboka. Reka dukomeze kuri B. Bigenda bite igihe twemeye Kristo? Ese urizera? Ese bigenda bite igihe twemeye Kristo? Yohana ni igice cya 4 umurongo wa 14, ibyahishuriwe Yohana igice cya 22 umurongo wa 17. Yohana igice cya 4 n'umurongo waho wa 14 baranditse bati: ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukira isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Noneho turasoma no mu byahishuwe, ni igice cya 22 umurongo waho wa 17. 22:17 haragira hati: umwuka n'umugeni baramuhamagara bati ngwino. Kandi uwumva nahamagare ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Peter, urakoze cyane. Ni ingingo nziza itubwira ijuru rikinguye. Twahawe amasezerano kuri A, ariko nanone hano Yohana aratubwira yuko umuntu unywa amazi Yesu azamuha azamuhindukira isoko, ariko idudubiza. Ntabwo ari isoko idonya, ni isoko idudubiza, ndetse ngo kugeza ku bugingo bw'iteka. Rero iyo dukinguriye Kristo imitima yacu, kandi Kristo tukamwizera akatubera igitambo, akadukuraho ibyaha, ndetse ngo tukagomeza kumurangamira, aduhindukira isoko y'amazi y'ubugingo ibeshaho kugeza ku bugingo bw'iteka. Ku wanyweye kuri iyi soko rero, nawe ahindukira abandi nk'imigende ibagezaho amazi y'ubugingo. Muri iki cyigisho nagira ngo nawe wemere gukingura umutima Kristo aza ature, kandi Yesu aguhindukira isoko kugira ngo nawe uhinduke nk'imigezi, kugira ngo ugere ku bandi nabo bakakaye ndetse bishwe n'inyota. Reka dusome umwuka w'ubuhanuzi. Iyo umuntu yakiriye ukuri agukunze, amenyekanisha ibyo yamenye mu buryo bwe no mu mvugo irangwa n'ijwi rye. Amenyekanisha ibyo we ubwe yiyumviye, yiboneye, n'ibyo yakozeho by'ijambo ry'ubugingo, kugira ngo abandi babashe gusabana nawe binyuze mu kumenya Kristo. Ubuhamya bwe bunyuze mu kanwa gakojejweho ikara ryaka rivuye ku gicaniro, ni ukuri k'umutima we, n'ukuri k'umutima wemera kwakira, kandi bukora umurimo wo kweza no guhindura imico. Imana yabashaga kugera ku ntego yayo yo gukiza abanyabyaha hatagombye ubufasha bwacu, ariko kugira ngo dukuze imico ya Kristo muri twe, tugomba kugira uruhare mu murimo wayo. Kugira ngo dusangire umunezero nawe, umunezero wo kuzabona abazakizwa kubw'igitambo cye, tugomba gufatanya mu murimo we wo gucungurwa kwabo. Imana yacu yabwe icyubahiro. Amen. Burya igihe dushaka kugira ngo imico yacu ikure, irusheho kubonera, dukwiriye gufatanya na Kristo mu murimo wo gukiza imitima. Ni umunezero rero kugirirwa icyizere kugira ngo dukore mu ruzabibu rw'Imana. Ese Peter, wowe iyi ngingo urayumva ite? Ko numva ingingo yandenze. Iyi ngingo iraryoshye kandi ni ingingo inejeje. Hano dushoje batubwira ko tugomba gufatanya na Kristo mu murimo we wo gukiza imitima.
iyo umenye Kristo, reka nongere mbisubiremo, iyo uhuye na Yesu ugira imbaraga nyinshi zo kumuhamya, zo kumubwira abandi, zo kuvuga ibyiza yagukoreye, zo kugaragaza koko ko umutima wawe wahinduwe nuko wageze kuri Kristo. Nibyo rero byabaye kuri Natanayeli. Yarahindutse, umutima we urahinduka, kandi ahita ahinduka umukozi ukorana na Kristo. Imana rero ikomeze kudufasha kugira ngo koko niba duhuye na Kristo duhinduke abakozi bakorana nawe mu kumukiriza imitima. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Murakoze rero mwese abo twabanye muri iki cyigisho umwana w'intama w'Imana, kandi ntekereza yuko abantu mwese mwakurikiranye ingingo ku ngingo dushoje, namwe Kristo ababereye nk'isoko y'amazi idudubiza, kandi ku wizeye ni koko ishobora kumugeza ku bugingo bw'iteka. Njyewe rero mwabanye muri iyi ngingo, muri iki cyigisho, nitwa Hagumine Madidansi, ni mu itorero ry'Abadivantisite umunsi wa karindwi bavugurura mu itorero rya Cyabayaga. Murakoze. Afatanije na Nzabamwita Pierre wo mu itorero rya Kabarondo, iburasirazuba bw'amajyepfo. Nanone twibutsa abadukurikiye, niba ubonye iki cyigisho bwa mbere, turagusaba gukora subscribe, urakanda ku nzogera kugira ngo iki cyigisho kijye gihita kikugeraho uko kigezeho. Tugiye rero no kuzakomeza mu kindi cyumweru nyine n'ibindi byigisho bijye bikugeraho uko gishyizweho buri munsi. Tubibutse yuko iki ni icyigisho cyo kwiga Bibiliya buri munsi kugira ngo imibereho yacu ihinduke imibereho yejejwe. Murakoze, Imana ibahe umugisha.